nongeye kubasuhuza abakunzi ba Oxygen TV, nizere ko aho muherereye hose mumeze neza, n'abatameze neza ni mwizere, mwiringire ko ubuzima ari uyu munsi ushobora kuba utameze neza ariko ejo ukaba umeze neza. So rero reka dutangire ikiganiro. Navuga ko nifuza kuganira namwe, tugiye kuganira nanone amakuru ari update cyangwa amakuru agezweho y'umwicanyi navuga kabuhariwe Kazungu, dore ko Kazungu yatangiye gushirwa ku rutonde rw'abicanyi bakomeye babayeho muri iki kinyejana. Uyu Kazungu rero wahoze akora akazi k'uburezi, abatabizi buriya rero uyu Kazungu buriya yabayeho umwarimu, yayoboyeho ishuri riherereye Nyabisindu. Reka iri shuri nifuje ko naribereka, benshi ntabwo barizi. Ni ishuri riherereye mu kagari ka Nyabisindu, umudugudu w'amarembo ya kabiri, numva umudugudu ari amarembo ya kabiri, niho iri shuri riherereye. Uyu Kazungu rero yahoze ari umwarimu, ari umuyobozi w'iri shuri. Yes, yahoze ari umuyobozi w'iri shuri. Twagiye tuganira n'abarimu bagiye bakorera uyu mwicanyi, navuga uyu mwicanyi Kazungu. Navuga ko nagenganira nabo, nubwo batifuje ko bagaragara kuri kamera, ariko hafi ya bose bagiye bahurizaho ikintu kimwe. Uyu Kazungu yarabakoreshaga ariko ntabishyure, kandi buri gihe yahoraga ahindagura abarimu, wamwishyuza ejo akagusezerera, ndetse abarimukazi yakoreshaga nabo byabaga bitoroshye, dore ko Kazungu byagiye bivugwa ko kuva kera uyu Kazungu Deni yagiye akunda igitsina gore cyane mu buryo buhambaye. So uyu Kazungu rero waherutse gukatirwa iminsi 30 imageragere. Uyu Kazungu navuga ko bitari byoroshye ubwo yagezwaga ku rukiko. Abaturage rwose bari bakamijije, bashaka kumwica, bashaka kumukubita, nubwo bitari byoroshye ariko bamugeraho, dore ko Kazungu yaraprotejwe cyangwa yararinzwe bikomeye cyane, aho ngaho rero ni naho hagiye hagaragara amarira y'abantu benshi, harimo n'umwana w'umukobwa wagaragaye aho ngaho. Bivuga ko Kazungu yishe mukuru we. Mu magambo uyu mukobwa n'uburakari ndetse n'amarira menshi, yatangaje ko mu by'ukuri Kazungu yaje kureba mukuru we, hanyuma ubwo yamubwiraga ko yaza akamuha ibiryo, akamuha ibyo guteka, akamuha indagara. Kazungu ubwo rero uwo mukobwa kuva icyo gihe ntabwo yongeye kugaruka. Avuga ko yagejeje ikirego kuri RIB nayo iramufasha ariko ntibyagira icyo bitanga, kubera ko kubona ibimenyetso mu by'ukuri uyu Kazungu yari afite amayeri, yari afite ubugome bw'uburyo akora ibintu
mu buryo navuga yitonze. Byari bigoye ko wakwerekana ibimenyetso ko Kazungu ari umwicanyi. Uyu mwana w'umukobwa rero yakomeje atangaza ko yavuganaga na Kazungu, ndetse Kazungu agakomeza amubwira ko ahubwo nawe azagira ute azamwica. Mu by'ukuri uyu mwicanyi Kazungu cyagiye gitungura abantu ni uko mu rukiko wabonaga aseka ubona ntacyo bimubwiye, nk'uko nabibabwiye mu nkuru za mbere z'uyu mwicanyi. Yemeye ibyaha byose. Kazungu yemeye ibyaha byose, nta cyaha na kimwe yigeze akanavuga ko atagikoze, ahubwo yemeye ibyaha byose yakoze. Yaregwaga ibyaha bigeze mu 10 byose Kazungu yagiye abyemera. Tugarutse nanone kuri iri shuri rya Kazungu, ngira ngo murabona iri shuri navuga ngo ry'incuke. Ni ishuri abaturage batuye muri aka gace ka Nyabisindu bagiye banatanga ubuhamya uburyo babonaga Kazungu. Kazungu mu by'ukuri yari afitemo ubugome, afite ndetse n'uburyarya bwo kwerekana ko ari umuntu mwiza. Ariko mu buhamya bw'abanyeshuri, Kazungu buriya ngo yagiye anakoresha amakuru d'histoire. Yakubitaga abana cyane, yakubitaga abana, ariko akabakubita mu buryo ababyeyi batapfa kubona ko abana bari guhohoterwa. Mu magambo abaturage benshi bagiye bakoresha, ndetse n'abagiye batanga ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga, bagiye bavuga ko mu by'ukuri Kazungu akwiye kwicwa. Ariko mu by'ukuri ni amarangamutima yabo, birumvikana agahinda n'umubabaro, dore ko mu by'ukuri dukomeje kwihanganisha imiryango yagiye ibura aba bantu, wagiye ubura aba bakobwa, wagiye ubura uriya mwana w'umuhungu Kazungu yishe. Dukomeze tubihanganishe, ariko nanone mwibuke ko igihano cy'urupfu nyabuneka ntabwo mu Rwanda cyemewe, So rero Kazungu uyu mwicanyi yababaje abantu, yashinguye imitima y'ababyeyi, yashinguye imitima y'abanyarwanda, dore ko iyi nkuru ari inkuru na n'ubu ni inkuru navuga iri kumara iminsi igitredinga, inkuru ikitanga amakuru menshi, dore ko uko buri gucyaka turi kugenda tubona izindi nkuru zivuga kuri uno mugabo. So reka duhinira ahangaha, ariko icyo ngenda nifuje muri make kwari ukugaruka kuri iri shuri, aho uyu mwicanyi yahoze akorera business, ndetse agahera muri business y'uburezi. Yaze nawe ukigishwa na Kazungu, baze kuyoborwa na Kazungu, murumva ko bitari byoroshye. So Imana rero ikomeze ibane namwe, kandi yongere nihanganisha imiryango yagiye ibura ababo.